Hello, hello. Bakunzi ba BTM TV muraho iminsi myinshi cyane. Ndanezerewe rero kubw'uyu munsi kongera kubona umwanya wo kubaganiriza. Iyo ngize amahirwe nkabona umwanya mba numva ibyo namenye nabibwira abakozi ba BTM TV. Mbere yuko ngira ikintu mvuga, reka tubanze duhamagare umwami Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, Mana waremye ijuru n'isi, ukarema umuntu ugahanika ikirere, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, ngushimiye ko nta kwiringiye ngo akorwe n'isoni. Ndakwinginze rero gitari kisungwa n'amahanga ngo umanuke ubane nanjye kubwira ijambo ngiye kubwira abakunzi banjye. Urakoze kunyumvishe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Murakoze cyane. Reka uyu munsi mbabwire ikintu nungutse. Hari principe namenye neza ko hari amahame y'abakozi b'Imana. Iyo wakoreye Imana neza hari ibintu bitakugeraho. Hari ikintu cyitwa ubukene ntago kikugeraho. Ndabizi bamwe bashaka kuza kuntera amabuye akavuga ngo nanjye nagiye muri ya myumvire, ariko ngo hahirwa abakene ku mutima kuko aribo bazabona ubwami bw'Imana. Oya, nasomye ibitabo byose nibutse yuko hari ukuntu nayikomeje ngenda niga mbaza Imana, ariko koko Yesu Kristo yicishaga bugufi, ariko ntabwo ari umukene kuko yahagije abantu 5,000 hatabariwemo abagore n'abana. Abo 5,000 byari abagabo gusa. Yaje ku nyanja baroba babuza amafi, arabafasha baroba amafi menshi. Ese koko nakubaza ngo Yesu Kristo yari umukene? No. Rero nasomye mu Migani, tugiye kuhafatanya kuhasoma. Somye mu Migani igice cya 22. Ndicara ndavuga nti Mungu wangu, yena nizi ko gukorera Imana no gukena biri muri pariti zo gukorera Imana, kuko numvaga Yesu Kristo yari umukene ko yavukiye mu kiraro cy'inka, ariko naje kugira ihishurirwa yuko nubwo yari umukene yabikoze agira ngo na babandi bakennye batazagira ikintu bitwaza mu gukorera Imana. Ariko wakoreye Imana iraguhemba. Iyo wakoreye Imana iraguhemba, kuko yaravuze ngo ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, ngo se iso ureba iherere yananirwa gute kubaha ibyo mwamusabye? Rero mureke dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomange tuzakingurirwa. Ndabizi neza ko ntari umukire pe, ariko ndashima Yesu kubw'amagambo namenye. Nabura wamaze kugira intambwe y'ijambo wamenye, icyo gihe umenya neza ko ubwo wamenye Yesu byose azabigwa, ko mu kiganza cyiwe birimo, nta na kimwe kitarimo. Hari aho nshaka kuzagera, wowe ushaka kumbona ukavuga ati uyu mugore arasa neza. Ndasa neza, kuko gusa neza nabyo namenye ko biva kwa Yesu. Gusa neza ni Yesu bitanga. Iyo usa neza nta depression uba ufite. Iyo usa neza uba uhaye Imana icyubahiro, kuko turi insengero z'Imana. Reka noneho dusome cya gitabo nyine cy'Imigani, koko murebe nimba iri hame ngiye kubigisha koko ari ukuri. Turasoma Imigani 22 umurongo wa 4. Haranditse ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amahwa n'imitego biri mu nzira y'ikigoryi, urinda ubugingo bwe azanyura kure yabyo. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Umukire ategeka umukene, kandi uguza
aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Yesu kirisito uturinde kongera kugira abo tuguza. Hari igihe ukena ukumva ukeneye nk'ibihumbi nka 300, magana angahe, ukareba umuntu nyine ukamuhamagara uti nguriza. Ariko Yesu atugire abo kuguzwaho kuko twaramumenye. Kubera urumva iyo umugujije uba uri umugaragu wiwe, sibyo? Kandi ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo menyereza umwana wawe inzira akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Menyereza umwana wawe inzira akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. Ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Uwiteka ni Imana, Uwiteka ni Yesu Kristo. Uzi ko Yesu Kristo ataraza mu isi yitwaga amazina menshi, yitwaga Yehova, yitwaga Uwiteka, yitwaga ya mazina yose. Uhoraho, muremyi w'ijuru n'isi, aje mu isi rero yabaye umuntu, nibwo yiswe Yesu Kristo. Asiga avuze ati nabigishije inzira yo gucamo ko ari njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe uzajya kwa data atanciyeho. Asiga avuze ngo munyizere. Niwe twizera rero, niwe twiringiye, niwe tugenderamo, kuko ngo uwizera uwo mwana aba yizeye nyine Imana, kuko Imana yari iri muri uwo mwana. Nyine ibi byumva iyo wagize ihishurirwa ryawe, wamaze kumenya yuko utabyawe n'inyama cyangwa n'amaraso, ahubwo wabyawe n'Imana ihoraho. Ngo ingororano ye ni ubukire, sibyo? Ububaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro. Mbese iyo wubashye Uwiteka ubona icyubahiro, ubona ubukire n'ubugingo buhoraho. Kandi n'umunsi wavuye mu mubiri nyine ukazajya muri ya mazu Yesu yavuze ngo agiye kudutegura amazu menshi yo kubamo. Icyo gihe ukabona n'icyubahiro. Ubwo rero nanjye ndimo ndasaba Imana ibyo bintu bitatu. Hari ubukire, Imana ibumpe, Yesu abumpe, anyigishe inzira, anyigishe amaprincipe yo kuba umukire. Hari icyubahiro, Imana impe icyubahiro, impe kubahwa, mbe umuntu wubashywe. Erega nawe unyumva usabe kubahwa. Ariko uzi gupfa utubashywe? Uzi gupfa utabaye umukire? Ngo nawe nuhagera bamenye ko wahageze, nawe nutanga bamenye ko watanze. Nihaba haba ubukwe, nuhagera bavuga turiya turabyizeye, fanta zizakoreshwa niwe uzaziduha. Cyangwa se hoteli yiwe runaka ifite izina rikomeye niyo tuzakoreramo ubukwe, nta kwishyura. Cyangwa se imodoka zizatwara abageni, nta kibazo, 0 kilometre niyo tuzagenda, amazaba yazizanye. Imana rero iduha ubukire. Iyo wakize rero urumva ba bandi bakennye bahinduka abagaragu bawe. Warangiza ukabona icyubahiro. Ninde wigeze ubona asuzugura umuntu w'umukire? Umukire ahaciye bakoma amashyi, ahageze akitanga basigara bavuga ati ahageze ibintu byakemutse. Ahageze hari uwapfuye ahita atanga isanduku, akagura n'imva n'indabyo n'ibintu byose, ukabimenya ko yahageze. Yesu duhe kuba abakire, duhe kuba umukire, ndetse n'abakurikiranye BTM TV, abo bose uduhe kuba abakire. Rero iryo jambo nararimenye. Ntabwo nkigendera mu kuvuga ngo hahirwa abakene ku mutima, no. Iryo jambo ryo ryararangiye ko uko ugenda ugira Bibiliya niwe muhanuzi utavangiye, ugenda urushaho kumenya ukuri. Ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro ndetse n'ubugingo buhoraho. Nzi neza ko
iyo wubashye Yesu ukagendera muri Yesu, ibikorwa byawe byose ukabikorera muri Yesu, umunsi wavuye mu mubiri uzabona ubugingo buhoraho. Kuko urumva iyo uzi na Yesu akwigisha byose, akwigisha imyambarire, akakwigisha imivugire, akakwigisha imigendere, akakwigisha kuri uw'agaciro ko turi insengero z'Imana tutagomba gusa uko tubonye, kandi akaguha freedom. Ni ukuri Yesu atanga freedom. Yesu atanga freedom. Mu gihe cyose ufite Yesu ukumva ntufite freedom, uzamenye yuko wavangiwe. Baho nta kintu kigutera ubwoba, ubeho nta muntu utinya, ahubwo ububaha, ubeho utagira amatiku, ubeho wubaha abantu, ubigisha ibyo wamenye byiza, ndetse n'abakurenzeho ubona hari ibyo bakwigisha ubasange nawe ubabaze inzira, ubabaze ko babigezeho, bakubwira ati ibi bintu twabigezeho duciye aha n'aha n'aha. Kandi ndetse n'umwana wawe umutoze inzira akiri muto, azarinda asaza atarayivamo. N'iryo jambo rero nari mbafitiye uyu munsi. Umwami Yesu aduhana umugisha, sibyo? Ubukire ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Yesu duhe ubwo bukire. Kandi nawe nje kukwigisha ko Yesu Kristo ariwe utanga ubukire. Murakoze cyane, mwari kumwe na Betty MTV. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Murakoze, amen.